yaguvuga none se ni mwiza yagose ni mwiza se nase yago n'umugome none se reka nkubaze ibimuvugwaho ibyamuvuzweho nanduru ivurigire ubusa hehe ku musozi bamuvuze ikiyago icyambere bamuvuze ko nawe yateye inda yagiye asambana kandi amajwi yagiye agaragara ruse John aha uyu nguyu John umugabo mbwa seka iki boy sawa rero none se we ni mwiza se oya we ni mwiza nimba umugabo abonye mugenzi we aguye mu ikosa ntago ari ngombwa kumuzana kuri social media ikindi cya kabiri we yahemukiye bake abakobwa yateye inda hirya no hino aba bana yihakanye hirya no hino abo yagiye yambura hirya no hino none niki cyamutumye ava hano mu Rwanda ngakajya Uganda Yes, nizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikiye muri mu bice bitandukanye aba bakurikiranye Wisdom TV Rwanda sibyo mwigisha ni Safiro TV official tumuvumbura ariko tumuvumbura none abo se ni inde mamuvumba abandi bose bande aboze abo bakizanze no kuvuga ngo tugiye kuzajya tuvumbura indyarya abantu biyoberanya abantu bigira beza kandi imbere ari amasagaryana bo ngaho tugiye kuzajya tubavumbura tumenye ngo ni muntu ki kuko twaje dusanga muri iyi minsi nta rukundo rugihari ahubwo abantu bifuriza abandi ibibi umuntu nkamenya ngo ibibi bya Patrick reka mbizanye ku muhanda kandi nawe ari mubi rero abangaba tugiye kuzajya tubazana kuri tumuvumbura none se ni mwiza ni mwiza se nase yago n'umugome none se reka nkubaze ibimuvugwaho ibyamuvuzweho nanduru ivurigire ubusa hehe ku musozi bamuvuze ikiyago icyambere bamuvuze ko nawe yateye inda yagiye asambana kandi amajwi yagiye agaragara urumva rero ikimuga cyasese urujyo none nawe yarasambanye cyane none urumva ko bakora umwe na Sabese ikibazo we noneho ntago bigeze bagaragara Sabe ntiyigeze agaragaza ko yasambanye ariko ari amajwi ya Yago yagiye agaragaza cyangwa se amagambo adafite 12 amagambo atari meza y'ubusambanyi none se buriya ari Yago ari na Sabe umubi n'uwuye ese ko umuntu umubare wuye navuga ko ari Yago kubera ko hari amagambo se Sabe wumvishije azanamo ibintu byo gutereta oya none se kumubona se ngo video ngo yagiye hariya rose ari video yagiye hanze irimo sereka tubivuge gutya arimo gusambana Sabe iri hehe kumubona ngo nuko agiye hariya kandi igihe w'amakuru mfite nuko hariya ahantu babonye yagiye nuko hari gahunda yari imujyanyeyo yo gutungura umuntu yagiye muri surprise ni ukuri kw'Imana asanga we bamuteguriye none reka ngo amakuru yego nukuvuga ngo uriya mukobwa oya ni ngwino ndebe yahamagaye uwitwa boss aravuga ati rero boss ya gahunda boss ubwo ni Sabe ari boss we cyangwa yarasanzwe amusambanya nese yarasanzwe amusambanya hari uwabafashe arakoze twikomereza aramuhamagara ati ya gahunda se turayipanga ryari reka tuyipange mu gitondo kare noneho baze basanga gahunda yagize gute yatunganye mwibuke neza ko bavuga ko uriya muvandimwe wa Ngwino yari yagiye hehe mu butembere uranyuma neza noneho abandi kubera ko n'ubundi Sabe yarasanzwe akoresha ziriya manga ari inshuti ze aravuga nta kibazo reka tumutungure urumva ko n'ubundi Sabe akunda gutungura abantu abatumirwa be uranyumva neza kunze nose ni wagiye ubona Briane akora ikiganiro akamutunguza isaha ntiwagiye ubona se bangahe ze yagiye uriya mukecuru yubakiye inzu ntiyamutunguje se akora kuntu yasaga yambaye nk'umuntu ugiye gutungurana ariko yari agiye mu kazi none se urabona Sabe ari nta bwenge afite bwo kujyana uriya mukobwa hari mu ntuza muri hoteli
none se hariya ni muri hoteli oya none se mu rugo umuntu rw'umuntu. ufite amafaranga angana kuriya umuntu wize waminurire cyangwa se ufite na YouTube channel iremereye ntago yajya gusambana ngasambane muri nanuza muri mukubita umwice ahantu rero buze kurira mu miferege ntago reka tujye tubwiza abantu neza kuki Sabi yahunze impamvu yahunze niyo mpamvu ngiye kubaha iyi nkuru ni ukubera ko yinjiye asangamo umuntu uri kumanikamo amarido wiki uri kumanika amarido muri iriya nzu amarido yari ukuvuga ngo hari umuntu wari waje gupima muri iriya nzu wari waje gupima amarido yego aya marido ashaka kumanikwa tubijanemo neza yego ashaka kumanikwa muri iriya nzu noneho ashaka gutungura mwene nyina ndavuga ngwino arangije yari ari kumwe na Sabi kandi uyu mudamu witwa ngwino yari yagiye kureba Sabi kubera ko yaramubwiye ati njyewe nago mpazi harimo abavuga ngo yari asanzwe ahaza kumbi ni agateguro ariko barabeshya ntago yari asanzwe aza ahariye kuki Sabi yasohotse yiruka anihisha impamvu rero yasohotse yiruka niyi nuko ngwino yasohotse yitaba telefone agenda hanze ahita agenda hanze bari bari kumwe mu nzu n'uwo mudamu wari uje gupima amarido w'umutayere arangije aramubwira ati ngwino ahita abwira Sabe ati ko mbona ibintu hano bitari byiza ati se bimeze biti amwohereza message ngo ngwino yatangiye kwandikira nde Sabe aramubwira ati rero ndabona ibintu bitari byiza ati reka nsohoke ndebe Sabe yari amaze iminsi abwiwe ngo hari abantu bashaka kugira gute kumugirira nabi mwibuke ko Sabe asenga buriya se reka arasenga none arangije agatima kabarakubise asohotse akubitana n'amabonso babandi baterura ibyuma ngo ngwiki bari bahari hari abatipe bari bahari bari hari none se uriya ntago yari ari muri gahunda yari ari mu muteguro none se uriya washyize iriya video hanze sinumva ngo yakoze divorce John aha uyu nguyu John umugabo mbwa aseka iki sawa rero none se we ni mwiza se oya we ni mwiza nimba umugabo abonye mugenzi we aguye mu ikosa ntago ari ngombwa kumuzana kuri social media tujye tubwiza abantu kuri uyu munsi wa none ni naho hantu urukundo rwageze gute rwarangiriye urumva uyu munsi wa none nimba ubonye ibibi kuri runaka kuki wumva ko wabizana kuri social media none se ukuri barakurikiranye ibiganiro bya Yago wumvisha atavuga ko nawe Sabi yagiye none se ni ibihe bintu avuga ko Sabi yaba yaramuhemukiye nimba Sabi yaramuhemukiye we noneho barishyuranye ikindi cya kabiri we yahemukiye bake abakobwa yateye inda hirya no hino aba bana yihakanye hirya no hino abo yagiye yambura hirya no hino none niki cyamutumye ava hano mu Rwanda ngakajya Uganda John yagiye ahunze se ndavuga nuza Yago ni tujya kureba turasanga Yago buretse gatoye nimba tujya kureba tugasanga Yago nawe ntago ari mwiza nawe ntago ari shyashya urumva ndakumva cyambere cye Yago ni umuntu n'umusore nawe witegura gushinga iki urugo kandi nitujya muri Bibiliya turasanga nushaka gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe ubanza ukura umugogo uri mu jisho ryawe bisobanuye ngo ari John ari na nuzu uyu nguyu na ngwino ndebe cyangwa se na Karara n'uwitwa nuzu uyu nguyu uyu bombi bafite umugogo cyangwa se bafite umugogo urumva uyu mugogo uri mu jisho ryabo rero ni muremure kandi ikindi cya kabiri twibuke tubwira abantu aba bantu baba bashaka gucuruza uyu munsi wa none nuza Sabe ninde muntu yavuzeho nawe Yago ninde si yavuze kuri runaka se yavuze ngo Sabe amusabe imbabazi yego
nawe namusaba imbabazi ziki se z'uko Eh. yatanze amafaranga kugira ngo ahemukire nde Sabe. kandi kandi Sabe- reka nkubwire ni ukuri kw'Imana, reka nkubwize ukuri. Mm. Bibiliya izi ukuntu ivuga, Mhm. iravuga ngo ibi urabikora nka kwihorera, ukibwira ko ukibwira ko mpanywe nawe, ariko nzabishya imbere y'amaso yo ko bikuri. Reka mbabwize ukuri, Mm. uyu munsi ushobora kwibwira ko wahemukiye Yago, ariko hari ikibazo kiri imbere yawe gishobora kugufata kikagutura muri manga, yego kuzikuramo bikakurangirana, Mm. bikakuyobera. Mm. Urumva? yego None se urashaka guhemukira mwene? Ni nk'umuntu ngo ngiye kwica runaka, uramwice n'ubundi nawe uzapfa. Ngiye kuremukira runaka, ukuri bumuhemukira nari ko bazaguhemukira. yego Bibiliya iravuga ngo inkota wishije mwene so nawe niwe uzicishwa. Uyu munsi w'Yago Ni nyine ibyo- bavuga ko Sabe ngo yahemukiye abantu benshi arimo agenda nawe abyishyura none se abo yahemukiye ni bande? Nibaze babivuge. Ni ariko Yago Yago yahemukiye se? yavuze None se umuntu Yago ni umuvugizi wa nuza ni RIB se ni ashinzwe iki? ariko yamuhemukiye agiye Nyine amubuza- ashinzwe iki? abuza Ibyo abaturage yamuhemukiye, Mbese nawe yahemukiye abandi, nawe yahemukiye abandi, yahemukiye nduzi nahemukiye abandi, Yahemukiye nde? yahemukiye abandi. jihadi se Ari jihadi, Eh, ari na nuza, ari na n'abandi bose na ba DJ Brian. mm, None se nimba ari umunyamakuru koko ukomeye, mm. reka mvuga ukomeye, hano umunyamakuru ukomeye ushaka uhemukira mwene se? ariko nawe yarahemukiwe Banga ninde se? Yago Ibimenyetso yahunze iki se uburyarya bwe. None se atari indyarya? Njyewe niba reka nkubwize ukuri, nta kosa mbona nuza Sabe yakoze, njyewe ntaryo mbona, kuko ni Kumubuza- akagambane kariya kumubuza. ni agateguro. kumubuza abatumirwa Urumva? ntashaka be. Nimba ari umunyamakuru w'umwuga, Mm, kuki adashobora gushaka be? mm. Urumva? yego Nimba Yago ko ari umunyamakuru w'umwuga, Mm, ni iki gituma adashobora gushaka abatumirwa be? yego Urumva? Ndakumva. Ashoremo amafaranga ye nk'uko na Saba yashora nuko na Saba yashora. Akadamu, ko Bisobanuye ruvuga ngo, urumva, baza. hariya harimo ikintu cyitwa ishyari. Iki Yego. ishyari. Mhm. Uyu mudamu witwa Karara, Mm, sinibaza impamvu aza akavuga ati Sabe murungi, Sabe jugujugu, murungi Sabe, murungi Sabe. Bisobanuye ngo yeah, uyu nawe ari mu gapangu. Mhm. Urumva? yego. Ni ubu se uyu mudamu witwa Karara Uyu nguyu nawe bamuvuzeho cyangwa se bazanye ibyo bikajya ku karubanda, urabizi se abana be bakabibona? urabizi se Oya, buretse tugendane mu gakeya. Eh. N'ubundi ndabizi hano nta bumuntu uri bunkunde. Mm, Abana be bakabibona, mm, bakamenya ngo mama we akora ibi n'ibi n'ibi, mm. umuryango ukamenya ngo Karara akora ibi n'ibi n'ibi. yego Tuvugishije ukuri bakishima. oya ariko se akora ibiki Ko nabonye None imyandika se siwe agiheza. nuko ngo siwe se wahererekanya amakuru n'uyu mugabo witwa John? niwe wapudetinze None. guhera kera cyane None bisobanuye ngo nujya kureba neza urasanga uyu Karara yaba yarakunze ahubwo Murungi Sabe, ahubwo Murungi Sabe atabizi. Oya. None Kandi none se barabanaga. kuki agenda nukuki? Yarabanaga na Oya, buretse Nyiramana. buretse gato ariko Eh. kuki agenda kuri Murungi Sabe, kuki amugendaho agatanga amafaranga kugira ngo bamenye amakuru aho ya Sabe yagize gute yagiye. Mm. Ah, Niyo mpamvu nkubwira ngo ngo bitoroshye isi none iragoye. se ubwo ngubwo hari bino bintu numvaga Basabe bamuvuga ngo yahemukiye abantu Ntacyo benshi cyane. wakora, isi iraryoshye we. Eh? Ngo dore amazu meza twiyubakiye, maze ureba abagore twirongoreye, ntacyo wavuga. muca abantu inyuma n'umugabo wumva None se hari- ninde muntu ariko wamuciye se inyuma? yirukanka agahunga iki niyo mpamvu None abantu yirukanka babimushimishije. agahunga ibyo ari kubona. Bari bagiye Nuko ngo kumukubita- hariya, yagiye nuko ngo gukubitwa hariya hari harimo gupfa. oya Reka nkubwize ukuri. Mm. Hari umunsi umwe nigeze kujya ahantu, Mm. mbona hari abatipe babiri bangenzeho. yego Nakijijwe kibuno n'amaguru. Sabe yari kwicwa Urumva? Mm. Hariya yari kugirirwa nabi. Mhm. None se umuntu ugiye gusambana, reka tuvuge da, Eh. umuntu ugiye gusambana. Mm. Reka tujye tubwiza abantu. Mm. Umuntu ugiye gusambana yajya ni amahoteli ko kari hano mu gihugu cy'u Rwanda. kandi Sabe afite amafaranga Umuntu ugiye gusambana yajya gusambana mu gipangu kirimo abandi bantu.
tujye tubwiza ariko abantu yasohotse agwa muri kamera. ni ukuvuga ngo aha none izo kamera zari zavuye hehe rero izo kamera zari zavuye he bisobanuye ngo Sabe yaguye mu gatego k'abandi k'abanyamakuru badamukunda. Icyambere afite ubushobozi, afite amafaranga, afite ibikorwa hirya no hino, urumva afite cana iremereye, urumva ariko dushimiye Imana yagize gutya akavuga reka nemvite tike aze asigara aha hantu byibura maze ndebe ko abantu batamwara, urumva rwose si bamwaye aramwaye kandi yarasebye. Yasebye hehe se ari umugabo udaseba? Yesu uko yasebye. Yesu ukuntu bamubwiye ngo ni umwami w'abadayimoni. None se Sabe niwe mugabo wa mbere usebye se? Urumva? Niwe mugabo wa mbere usebye. None se kwangiriza izina ry'umuntu ntago bibaho? Nuse bangahe bagiye bangirizwa izina rye bakaryangiza ariko Imana igaca izindi nzira. Ese inkuru z'uko ubundi Sabe yasambanye kandi nta video tubona asambana, tubona video yavunitse, tubona na video yiruka, umuntu ukurikije amakuru ko yasambanye nta video afite video. No kuvuga ngo nyina niyo mpamvu nkubwira ngo mu banyamakuru nta rukundo ruhari. Tujye nyimba bwiza nta rukundo mugira. Abanyamakuru, abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se abantu bafite za YouTube channel, nta rukundo mugira. Ni indyarya ziri aho ngaho muri ikunda, muri abagome. Kuki mwumva ko mwacuruza ibibi by'umuntu? Kuki mudashobora kuvuga ibyiza Sabe yakoze? Nase yagoye nabyiza yarakoze nimwirirwa. Nimba yarabikoze ibyo ni ibye. None se ubu bangahe Sabe nubuse Yago ntago yakoranaga ibiganiro na Nuzana Murungi Sabe. Aho ngaho rero turaza gusanga urumva turaza gusanga barapfuye ikintu bita inkumi. Inkumi. Urumva ari abakobwa bakoraga ibiganiro kuri kwa Noza kwa Sabe. Babanje kwa Yago. Ariko presse nyine nazira amanga zari zo kwa nyine niyo nibashaka ari abo kwa Yago ibyo birabareba. Urumva ariko se nk'abantu baba nk'abakirisu cyangwa se nk'abavandimwe kuki bapfa ikintu cyitwa batumirwa? Ikibazo gikomeye. Bapfa batumirwa kugeza nawe uvuga ngo Big Energy yego naba Big Energy yego nibyo, ariko nanone uyu munsi wa none Bibiri umva ukuntu ivuga ngo nawe watumbagira ukagera hejuru mu bishorishori uzamanuka. None uzamanuka. Ubwo ni Sabe mubwira nawe watumbagira uzamanuka. Ndavuga umuntu wese wanga ukuri. Nawe watumbagira uzamanuka. Ndavuga umuntu wese wanga ukuri. Wanga ukuri nyine. None se reka nkubaze. Uyu munsi wa none wenda usibye kari Nuza kari ko uyu munsi murimo gucuruza ikinyoma. Urumva ni ikinyoma murimo gucuruza. Urumva? Ariko mu munsi wa none Sabe naza nahaguruka akavuga. Muzamenye ibinganiye. Rero ntabwo azavuga. Ntabwo azavuga. Kuki se atavuga? Azavuga icyo aragifite. Rega bone oya ntago seba. Bundi umunyamafaranga ntago ashobora kuvuga. Umunyamafaranga ntago ashobora kuvuga. Ntabwo ashobora kuvuga. Icyambere Sabe afite umuryango. Urumva se ataruta Yago? Afite umugore, afite abana, afite inzu, afite amataje hirya no hino, afite ibikorwa remezo. Urumva? Yago ni papa mbyirire. Yego. Ko nabo yabyaye avuga katarabi. Yego. Uranyuma neza? Ndakumva cyane. Ariko uyu munsi baramama ntuza kabisa. Uyu munsi ndi kuvuga kuri Nuza kuri abafana ba Yago. Ndakubwiza ukuri. Niko bimeze. Uyu munsi ntago turi buze gukora ikiganiro kirekire. Urumva bavuze ibintu binini cyane. Ariko icyo nabwira abantu ni kimwe. Ni wa mugani uko bikomojeho gukwirakwiza wenda amakuru y'ibyabaye ku muntu bimariye icyo abantu. None se usibye ko wenda Karara wenda yacuruje. Na Yago agacuruza. Urumva na Yago agacuruza. Ariko se uyu munsi wa none RIB iramutse ihagurutse ikabijyamo. Abafungwa ni bande? Joni yafungwa, Karara yafungwa, ndetse n'uyu nguyu uyu mujama Yago nawe yabigenderamo. Sabe ni yafungwa se? Yafungwa se ni ikihe cyaha yakoze? Ni ikihe cyaha yakoze? Ntiyafatiwe ku mugore w'abandi. Yakoze iki?
urumva Yago yakoze icyo cyaha. Yago icyo yakoze nuko ara nuko guharasinga niko bivuga yaraharabitse. Karara nawe yakwirakwije iki ibyo bintu bita bivamo ibyaha. Ibyo ngibyo bivamo iki ibya nukuri kw'Imana singiye kukubeshya. Sabe ahagurutse akajya kurega agashaka abavoka yayabarya bantu bashirira muri gereza. none se ukabona icyakoza namubera imfura akicecekera. Urumva uyu munsi wa none n'abantu nabagiye reka nkubwire abantu bafite izi za YouTube ziremereye barasambana bararogana bagirana amashyari. Reka nkubwize ukuri n'abagome bapfikise bapfiki ni views n'inda nini n'ubugome n'uburyarya bagira mu mitima yabo no kambaza izo ndyarya. Twiganire ku musozo none turaza guhita twongera tuganire hano kuri Safiro nzahaza kenshi cyane uzajya unumira nta kibazo rwose. Ariko se wenda ni irihe somo abantu bakwiye gukura muri zino nkuru? Ikintu cya mbere cyo Bibiliya imva ukuntu ivuga iravuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Dore ikintu Sabe yazize kwizera umwana w'umuntu. Gatatu Sabe yazize kutabanza gushishoza. Sabe ikintu yazize urukundo rwinshi. Urumva ikindi cyane nanone navuga Yago ashobora kuba yaravuze ngo reka nihimure. Urumva kandi wenda Yago yarakiriye amagambo y'ibihuha ko Sabe agira gute amwanga. Nose bundi aramwanga ngo urugo yubatse arujyemo. Aramwanga imodoka atunza igendemo. Aramwanga se bapfiki. Rero niyo mpamvu Yago se bazambona nawe agatsiko reka twisoreze wakoze kutuganiriza abantu bakoze kudukurikira. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Abantu bajye kuri tumuvumbure ubwo nesika abantu banyarekeye kuri tumuvumbure taza gushyiraho link ya tumuvumbure. Reka twisoreze rero abantu bakoze kudukurikira. Reka dusubire ubutaha.